waza banyuze munze azabaruta wewe wikinisha azabaruta nawe wowe usambanya ibiceri desi oya nabo oya pardon abagabo banje bariyizi abagabo banje bafite amafaranga menshi cyane ubwo rero nakubajije ngo ufata imiti kugihe imiti baguhaye kwa muganga uyifatira igihe oya subiza imiti baguhaye kwa muganga uyifatira igihe uyu muntu agwaye sida afite trauma niyo mpamvu ari gusabye abakozi b'Imana arikinisha agira depression zuko afite uburwayi afite depression yaje yansindiye oya ubwira gise ko nabatakumva uyu mukobwa yaje ataporoshe uyu mukobwa yaje ataporoshe umuntu ufite brosada umuntu ufite korogate ayimuhereze yiborose akora isuku utari kubireba mwebwe ngiye twicanye n'injye babibonye ari ukuntu ari kwicara ukabona ari gusa nkugira gutyo ukuntu muze kubicunga barawumennye barawumenaguye uyu mukobwa turi kumwe n'umusore mwiza hano bamwita Kayusi umusore uzwiho nk'ubumutinganyi ruharwa muramubona hano imbere yanyu imbere ya kamera watangira wibwira abakunzi bacu muraho Yesu ashimwe abadukurikiye mwihangane uyu munsi nikiranye n'indangamirwa murabizi ko inshuro nyinshi y'umuntu ari mu rugendo rw'agakiza ahura n'ibizazane ahura n'ibigeragezo byinshi bitandukanye gusa mutwihanganire ni Pastor Kayusi ya ku bantu batari bwamenye neza bihagije reka mbibwire neza ntago tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana ntago tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana erega nitugipfuye kuko Imana idukunda n'ukuri tubayeho ku mugambi w'Imana abantu bakora nk'abantu bakavuga nk'abantu ariko Imana yivuze n'ukuri birasohora ya murakoze cyane mbifiriza umwaka mushya kandi mwihangane ku bantu bariye ibitaribwa kugira ngo bikunde bashimishe umubiri wabo hari abariye udupusi hari n'abariye ibyiyoni hari n'abariye ibikeri ariko mwihangane bon appétit ku bantu bariye inkoko n'agakwavu n'agafi ariko ubu ngubu nababwiye ko ndi kumwe n'indaya ruharwa muri bene babandi bita ba Queen of the Beach reka romba tere story uyu mukobwa ni muri bene babagore baryamara bahuje ibitsina uyu mukobwa jewe Imana yamuntu uyu munsi ari no mpamvu nitwaje kino giti kugira ngo bikunde Satani itaza kungoboka ubundi wasambanye inshuro zingaye kuvuga gatangira gusambana n'abagabo umva mbabwire subiza niba bararebye ikiganiro cy'ubushize uyu mukobwa amazi none yagarutse avuga ubugambo budafite hepfo na ruguru ubugambo budafite shinge na rugero muramuzi uyu nguyu bamutinganye ruharwa yaje kunyaka urukundo aravanta abazimu bashye bagurumane ntisingundana n'umutinganye ubwo rero murabyumva nyine umuntu naciye amazi ntiyabura kutavuga ubugambo nyine kuko byanze nta nubwo nzigera nkukunda ko sinkunda abatinganye n'igisana bishatse kuvuga ngo uyu mukobwa numwe muri bene babandi bitaka uyu ni wa mukobwa muri bene babandi bikinisha mu buriri baryamye baragumiwe babuza abagabo noneho iki uruporeti rwego nikinisha ubu ndi hejuru nikinisha toka amakuru atugeraho uyu nguyu ko yakoze ko ngende umwana w'Imana ndi n'umukozi w'Imana akora uko ashoboye kugira ngo ansebye ariko nge ndarinzwe mfite umuhamagaro mfite n'amavuta abazimu bakurimo uyu munsi ndabatokesha ahubwo wowe abazimu bakurimo ndabakandagira ndabatesha agaciro abazimu b'ubutinga shaka nkubwize ukuri ahubwo ndabamena umutwe w'umugabo ngaho bakandagira ubatokeshe ndebe ndabakandagiye mu izina rya Yesu uzingewe ndabasiribanze bese mwereka uburyo kibatokesha abadayimoni oya mbwira ngo binyereke ibikise mwereka uburyo kibatokesha abadayimoni nyereka uburyo batokesha ahubwo abadayimoni bakuzuyemo uburyo bakuzuyemo abadayimoni bakurimo ariko umva ariko nuko ndi umwana wo mu batambyi ntabwo abinkuriramo ngo bikunde niba baje banabishize muri inkuni yanyu nimba baje babishize muri inkuni yanyu nge ntiwabinkuriramo ngo bikunde narabikubwiye ngo ndasengeye kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ntago ari ukupfa kuba wabinkuramo ngo bikunde ubu nawe uri muri bene babandi niba baje yikoreye ngo ngewe wa misi uramukuriramo ibyo mu batinganye ngo naje nikoreye inkoni iyi nkoni muyirebe muyitegereze hari ukuntu hano hejuru afite ukuntu yayokeje hari ukuntu afite ukuntu yayitwitse mu birere muraza kubibona ariko ntago byamfata
ya twamuhaye ijambo ngo yikarese mu kanwa ke yebaraguzwe kandi burya kuvuga menshi ntago ari kuyamara kandi gusakuza cyane nta nubwo ariko kumvikanisha ijambo. Icyo nshaka kuvuga baturage mudukurikiye muri aka kanya, murabizi ko ngewe nakijijwe naretse ubutinganyi, murabizi neza ko nabanye n'abatinganyi igihe kinini cyane, murabizi neza ko nagiye mpura n'ibizazane byinshi, ariko ubu tuvugana nahuye n'akasongo yuha, nahuye n'icyo bita umudayimoni. Burya abakobwa bikinisha mu kanwa no mu gitsina cyabo iki kigoryi bisa nkaho baba baraturubuye mu mutwe. Umwana w'Imana agatukana. Ngo ndi ikigoryi. Ntabwo uri ikigoryi. Uri kubimbwira uri nubwango uri ikigoryi nyine nasubira ko nikirisha hejuru y'iki uguza abasare mbamaganze buryo babanga asiko namakuru ko tuyafite ko nibiceri byose bisambanira ko tubizi ko nibiceri byose bisambanira ahubwo tuza musengere ubushize narakunyotoje mugende murebe kuri wa Miss TV show murebe ko mwabonye ntamumva naramushwishwiburiza abantu abazimu bashye bagurumane umukobwa mwiza nkanjye ni gute nakunda abantu umutinganye ngo hoya rwose ngo nabivuyemo ngo umva namubwira nubwo wakubita umutwe hasi ukashwanyuka sina guha urukundo. Ratareka mbabwire ukuntu byagenze. Uyu mukobwa yashatse kuza kunwikiraho ngutwikiraho noneho sinaguhamagaye nagutwikiraga icyo wewe wampamagaye noneho reka mbabwire basobanure neza ari ahantu sibyo akeneye kuzamurwa akagera mu ntera zamura hejuru y'ikisi ufite impano yanjye ntahihuriye n'iyawe wowe uranzamura iki njyewe murabizi bantu banje bafana banje shuti zanjye ndi umuririmbyi mbikora nk'umwuga uyu rero ntiyanzamura kuko si umuhanzi nta nicyo yanzamuramo sinyereye kuba umutinganyi ngo yanzamura mu butinganyi arambwira ngo yanzamura hejuru y'iki murabyibuka ubwo yanyambikaga impeta ari kuntere iva agashaka kuyinyambika ku ngufu ndamubwira nushaka umbwire kunapfa bakure kupfa baguhamba. Zira ni comedy yari yansabye kugira ngo akurikiranwe n'abantu benshi kandi narabimukoreye. Wewe warampamagaye se ahubwo yashatse kunshukisha ibiyobyabwenge icyo bita inzoga n'itabi. Uyu mukobwa mubona nk'urumogi, uyu mukobwa mubona nk'urumogi dore n'iminwa ye n'umukara. Muturebera iminwa muturebera iminwa muturebera iminwa murebe n'amaso fungisha no muntu usibye ko bitaka nubwo bakima wasanga ndi nibuzi ko naco wishinja ari kuvugamo n'amagambo nibuzi ko naco wishinja none ibyo wabibonye uti abandi barabapimye basanga barenzwe n'ibiyobyabwenge nyene abandi barabapimye none se je hari wampimye abandi barabapimye nyine hari wampimye ntago bane nibuzi ko naco wishinja nyine hari wampimye ntegereza siki ntegereza niba gufata bazagupima mu bintu mukora byose mu mwihanganire abatinganyi umuntu wabaswa n'ubutinganyi biriya bintu iyo ugiye kujya mu butinganyi ari ibintu bakwinikamo ukaba umugirwa wa satani ukamera nk'inzazame mu binajya avuga bujye mugenda mu mwihanganiramo hari n'ukuntu ari bugenda avuga akanyuramo no gucanganyukirwa nana y'ubusakano kamwe umukobwa yaje yasinze aba yansindiye kugira ngo abone ampera umva nkubwira ahubwo ikintu ahubwo ngewe nanasiwe ntago nanywa inzoga nje kuri kamera ikintu ngewe nagusabira y'abafana banje mu baturage ikintu ngewe nagusabira mu banyarwandakazi mu isi yose muri rusange ntago ibyo bintu nabikora ikintu ngewe nagusabira muri akakanya ku bantu badukurikiranye bakwiteho nimba wigurisha sinza wigurisha kwangana cyangwa bagushakira akazi k'amaboko nimba uri gutekateka imitwe unyita umutinganyi ntaratinganye nabi wanyu ndeba ntiwabyemerera ko ari umutinganyi ntiwarubyemera ko noneho uri umutinganyi bagenda hano barasanga ari umutinganyi noneho ndashabwira abantu niba ngo we aba yabigize indirimbo muri we yababwiye ko ari umuhanzi ngo afite impano nyinshi afite impano ya mbere niyo kwikinisha indi impano ya kabiri niyo kunywa ibiyobyabwenge indi impano ya gatatu niyo kwikarisa mu kanwa ke kugira ngo amagambo mubane menshi noneho indi impano ya nyuma afite niyo guhora yisiga mu korogo niyo mpano ya nyuma agira yo kugira ngo ashuke abagabo n'abasore umuntu ufite ibiceri 300 umuntu ufite ibiceri 1000 umuntu ufite ibihumbi 10 karibu rwose ku matako ye
yanditseho ni wa welcome ari barafunguye ku mateko ye kibabwira ibiciro kirangurisha cyarangaye korana nacyo ariko abatinganyi rero ntabwo nzi ko mujyana indwara yo gucanganyukirwa nzi ko mufite nk'ibindi bintu wenda bikoresha ariko ahubwo buragusabwa n'ubu ngubu ejo bundi hari abarutuye hariya mu gashyekero aho bakwirukangana n'amabuye bagukubita bakugurukana urabyibuka bakwirukana mu mudugudu wose akwirukanye mu mudugudu utazajya ufata abana babandi ku ngufu ubarangira ibyo bintu ahantu byabereye bajye kureba hariya mu gashyekero buretse ubyubuka bakwirukana mu mudugudu wose ukagenda ukomongana ubu sinzi iyo wagiye kuba ibyo bintu ntiwabizize ndashaka kumugira inama yo kugira ngo amenyekane ariko ataje guharabika abana b'Imana ngo aharabike abantu ku mpano yanjye ariko ntawe nzamenyekana kubera ko njyewe na ubundi wakuyemo ipantaro ukagaragaza ikariso yawe ariko nkuramo ipantaro kugira ngo byibuze bakurebe neza umva nibyo nababwira ngo hari bunyuze amacanganyukirwe ndi kukugira inama umva arimo gucanganyukirwa unakuremo n'uyu mupira urumva hari gucanganyukirwa barebe ayo mabere yaguye nk'icebe ry'inka kugira ngo bikunde bagubone neza mwebwe abantu bashaka guseka museke muraseka ngo yaracanganyukiwe neza ubundi bakwitana akabuno baragatatamuye ahubwo baragakuraho nyine bakwitana njye nitwa wa Miss umukobwa w'icyogere umwamikazi w'injyana mwamwumvise ukuntu bamwita uyu nguyu ngo bamwita ngo wa Miss ngo wapanutse ngo bapanuye oya mu kanwa kuko bajya bavuga ngo ahubwo impamvu misemo ishuri impamvu agenda ari kibando iyo aticaye yigengesheje ikibando gutya akabuno karababara ntabwo yapfa kwicara gutya nta kindi kintu ubu nuko mutari kubireba mwebwe ngiye twicanye n'ingihe wabibonye hari ukuntu ari kwicara ukabona ari gusa nk'ugira gutya ukuntu muze kubicunga barawumennye reka mbabwire uyu mukobwa ku bantu babavuzi ba gakondo uyu mukobwa afite uburwayi bwo kwinyarira mu buriri haryamye ndanabwira abantu bazamushakisha bashaka kumuvura nkuko ngubu agahuyu kaba karimo kumumurira nabi umva nkubwire gusa icyo nababwira ari inyarira ikibazo nagize cyonyine no kwicara n'ikigoryi muricarana mvugo yakumukuva kiracyagayukiwe gize gikubita urugambo hasi ugasanga kirimo kiribaraguzwa umva ubyo nyene umugore utinyuka umugabo utinyuka kuvuga amagambo nkayo ngayo munabanye yakwikorera mu bitugu umva barabure kwako nacyanze umva nkubwire fata ku kibuno we fata ku kibuno kwako nacyanze noneho cyagarukanye ibyo kuvuga ngo gusebanya uransebye iki njyewe papa urasebye iki wowe bamanyagura mu kabuno bajya bavuga ngo amenyera guseka ari ayawe nawe ndabona uri kwitaka ndimo ndagushinyika noneho uyu munsi bagwaye ngaye kugira ngo uduseke yamamagaye ngaze ngashinuze wewe nano gusengeze gute mwemeze iki se nge nigeze nguhamagara wewe nigeze nko kuri wanyu ahubwo aha duhuriye nihe nagushizeho umugozi nije kuyihitirira ngo nahe aho ngaho muhashyira akadomo gusa icyo nababwira ni kimwe uyu mukobwa ngo bamwita ngo ni wa Miss nta muntu ufite umwamikazi abantu badukurikiye nta muntu ufite korogate na porostate umwamikazi yado buretse umwamikazi w'injyanda icyo nababwiraga rero mujye mubanza mukontorore akanwa kanyu wewe nimba baguhaye ruswa ngo uze ngo nzamukireho ari uko unsebeje ntabwo nzakuzamukiraho kuko ntundusha ubusitani undusha nibwo gukora mabi ariko umva zirenga nyinshi murabizi inshuti zanjye shumi zanjye abafana banjye uzajya ufata ahantu mbese abantu banjye mumfasha kuba uzajya ufata ahantu warayusambanira uhita yiwawe uyu mujinga uyu mukaritasi ntabyo kumuzamura ahubwo bagufunge umeze nka zandanamirwa ahubwo ni gute batari kwagukira batari guhagurukira ibigoryi bimeze bita biza kuri kamera bigatanya bikiyemerera ubwabyo ko bikora amabara y'ubutinganyi birongorana ubu ninde muntu waguha amafaranga muri busambanire uri gufata abagabo ukabita ibigoryi atari bigo umva kigabo we ikigabo cyose kizi ko ari igitinganye umenye kuri ikigoryi amahirwe yanjye nuko nakijijwe ubimenye neza amahirwe yanjye nuko nakijijwe
nuko nakibikora akantu kakurenganura ho gake gato cyane nuko asigaye avuga ko yakijijwe ariko nabyo ntabwo wazaritse kwikinisha kw'abagabo bahari nubashaka kuba ari umutinganyi kuko uburyo nabonye yicara agira gutya bashobora kuba n'ubugu bavuye kumutata ese ubundi iri gukora imibonano urikingira bavuye kubuta urikingira none se ibyo bibazo nyene wowe iyo uri gukora imibonano urikingira ibyo bibazo mu butinganyi uburyo uri kuvuga uvuga nk'umuntu wihebye wanduye sida ndakubaza ibyo bibazo mu butinganyi uburyo uri kuvuga wiyahura umeze nk'umuntu wanduye sida ndagira ngo ngusobanurire nkubwira ko abatinganyi nta na gato nzaborohera nje guhangana n'umutinganyi wese ntabwo ndiwe ariko barabyemere kuri umutinganyi narakijijwe narabikiza ibyo ariko wari umutinganyi ahubwo w'imyaka myinshi nabaye imyaka 20 y'ubutinganyi ngiye nabakoze cyane none iyo kibwiye nk'uko ngo nari umutinganyi nk'imyaka 20 n'ingahe mba numva nahita musimbukira mbese mba numva nahita mumira si umva simbakunda habe na gato uyu mukobwa gwa sida niyo mpamvu ari kuvuga nk'umuntu uyahura habe na gato uyu mukobwa gwa sida y'imisira 3 niyo mpamvu vuga buri kimwe arwaye sida y'imisira 3 kandi yajanywe ibiyobyabwenge niyo mpamvu ari kunyiha gutya ari gufata abagabo bose kabitimbwa kandi ikindi cya kabiri yaje taporosheje ikindi cya gatatu ari inyarira ikindi cya kane mu mugira inama yo kujya kwiyahura kwa makusa nimba kineye gutera imbere ku nkoranyambuga nimba kineye kubicamamare nazamuke neza ariko atihaye abakozi b'Imana nkatwe umva nkubwire umukozi wese muza murishisha bibiri yamutekateka mitwe mushaka kurya amafaranga y'abantu mubeshya ngo muri abakozi b'Imana ubuse wewe uri bumangahe yaho bigizaho ubuse wewe uri bumangahe kumanurira ujabone wewe uri bumangahe ko kiri nagusanze ku muhanda urimo bwira ngo kibera abadamu bara abadamu babwira ngo nyina ari kubabwira nakubwiye ngo wewe ubukize nakubwiye ngo umuntu uzabasha gutekera imitwe Imana urukumva akarishisho bibiriya agahabwa uwo ngo waza banyuze munze azabaruta wewe wikinisha azabuta nawe wowe usambanya ibiceri desi ibiceri magana pardon abagabo banje barihizi abagabo banje bafite amafaranga menshi cyane ubwo rero sinageraho kwikinisha sinageraho kujya kuri desa sinigurisha mfite ibyo nkora ubwira wowe gufuragera mu mutwe umva nkubwira weruka gufuragera neza mu mutwe mu mutwe sindafite kombona n'inda ziri gutakara ni ukuri kw'Imana dorinda inda ziri kumeneka ni ukuri pezi n'inda dore imvuvu ziruzuye ni ukuri genda ukora isuku mu kanwa kawe ukora isuku no mu mutwe hawe wese ubundi ujya ukaraba nta ijambo ry'abantu b'abagabo ufite kuba wavuga nyene ujya ukaraba mu buzima bwawe cyose avuga uri kuvuga ubusa igihe cyose uvuga uri kuvuga ubusa kuvuga ukavuga ubusa nta kintu kizimugira abadayimoni bakurimo ngiye kubakubita bakuvemwo umva nkubwire ndashaka kugira ahantu hose nk'abandi buri kugenda utekatekera imitwe ngiye kujya mbitambarabura uzi mbonye abonekera imitwe mbonye abonekera imitwe urumva binyuze muri za nzira wovuga ngo umuntu arishisha bibiriya byaba ari byiza cyane nabanandukanye nawe wikinisha nabanandukanye nawe ucuruza ubuzima bwawe unisiga mukorogo kugira ngo bikunde abagabo bakubone ukora mu kabari nta nakandi kazi wakora yewe nta n'ikindi kintu washobora atari gusambana kora ikindi cyo wakizwa ahubwo kizwa kora ikindi cyo kizwa ongera ukora kizwa icyo wakishe Jema mbatizwa mu batinganyi Jema mbatizwa mu uyu mukobwa yaje gusebya abakozi b'Imana kugira ngo bikunde amenyekane umva uyu numuteka mutwe yanegujebeshi uyu mbesi yaneguje pranka ngo naramukunze ari uburyo bwo kutuza yaneguje pranka ambwira ngo naramukunze ngo nigute umuntu w'umugabo reka Rekamena amabanga ari wariburesheje kugira ngo bikunde abantu bakumenye mena amabanga y'ukuri igicano cya Satani kimenagure ibyo wanyuzemo ubundi reka nkubaze ufata ikinini bibuze imiti baguhura yikurikiza oya imiti baguha urikurikiza umva nkubwire by the way banzumera igicano cyo kwa Satani imiti baguha urikurikiza nene imiti baguha wangara ubeshabesha uri umusore ufite amaboko wakagombye gukora ukirirwa ubesha abantu bavuye mu butumwa n'abagabo bakurongora noneho gusiga ubutumwa byahe byo kajya nababajwe cyane n'ubwo ejo we namusanganye n'abamama yabifatiye ku muhanda ruguru hangaha ngo ari kubabwira ijambo ry'Imana ngo nibature ngo nibonye ngo neretswe ngo mbona Imana ikugira neza ngo yagukuye mu bwigunge ubwo narababaye no mu mutima nyaravana iki kintu kutagiye kwiyahura se nimbora babaye ntago napfa kwiyahura nsubiza ikibazo nakubaje niyo mpamvu ugomba kwabwira ngo banyarwandakazi bantu badukuri
mudukurikiye mwese muri rusange. Niyo mpamvu tugomba kuya tubasangiza amakuru agezweho kandi ku gihe, tubahumura amaso, tubabwira ko abatubuzi ubu bacanye amatara sinkubeshye, basigaye barishisha ibintu byo guteka. Umutubuzi niwe wisiga mukorogo kugira ngo urabagabo ari kugenda kubeshya ngo dore mukorogo yarayisize ahamubona ni igikara akubwira ko yarashiririye asa n'inkoni iteka amabere yaraguye asambanira ibiceri 300 na desa. Nakubajije ngo ufata imiti kugihe, imiti baguhaye kwa muganga uyifatira igihe. Oya subiza, imiti baguhaye kwa muganga uyifatira igihe. Uyu muntu agwaye sida afite trauma, niyo mpamvu ari gusabye abakozi b'Imana, arikinisha, agira depression zuko afite uburwayi, afite depression, ajaje yansindiye. Ubushize yankoresheje pranka ngo namukunze mutere rivi kugira ngo abantu bumenye, none abonye bitari gukunda ahisemo kuza kunsebya. Genda akijijwe, ahubwo ufite abadayimoni ni budasengeye urafuka amahanga ku ngufu. Winufukana ndagusanya muza abadini. Afede kutankura n'abadayimoni bicazwa. Jesus kati. Ubwira gite ko nabatakumva. Uyu mukobwa yaje ataporoshe. Uyu mukobwa yaje ataporoshe. Ahubwo umuntu ufite brosada, umuntu ufite korogate ayimuhereze yiporose, akora isuku, akaraba umubiri wombi kuko bari kumumurira nabi. Kuko ubunaruka. Umva ndakurambiwe, reka mansinga abadayimoni bagenda. Data twese wo mwijuru, undinde bano bazimu, undinde no mutinganyikazi n'umurezi bena ry'amana n'abakobwa bahuje ibitsina. Mana umundinde ndagusabye, Mana ndagusabye Mana. Uri igitangaza Mana. Nta rukuru kuratungura kurusumbizo si. Ari kungera inkoni, ari ntambaraga afite zo kundwanya, yabuze icakora, ari munene babakobwa basambanira ibiceri 200 basambira desa. Ariko Mana uri igitangaza koko. Mbabarira umuhakazi k'amaboko, areke kwikinisha, areke kugenda yisiga mukorogo, wahindiye umubiri kugira ngo abagabo bamukunde, byahebyo kajya hamwe isi kubone. Iyo igize ikigoryi n'Imana irakwanga, abazimu bamuriho. Ewana ndashaka kubatokesha bakamuvamwo, areke kwamamara mu bibi. Nubwo agenda harabika abakozi b'Imana ngo ni ibigoryi, umugore utinyuka kuvugira ngo amugabo ni ikigoryi, nta bugore bwa murimo. Ikindi cya kabiri, uyu mukobwa yasabye kububera umukomisiyoneri kugira ngo nzajye muha abakobwa basambana bahuza n'indimi. Ariko data twese mu ijuru ibyo ndarikandagiye mu izina rya Yesu. Mana ndarugusabye ko umuhakazi byibuze we n'akazi ko mu rugo ave mu kabare. Mana ndakwinginze, uyu mukobwa afite ibibazo, uyu mukobwa afite uburwayi, arwaye n'imitezi, imukure mu rwose. Mana ndagusabye, ndakwinginze izi ndwara zose zimuvemwo, kandi nuko nguko Mana umfashe ubinkorere rwose. Urakoze cyane. Bantu bafite gushishoza, abantu bareba niba uyu muntu koko avuga ko yavuye mu butinganyi, akaba yaravuye mu byaha, kuva mu byaha ariko kujijuka, niba koko muzi kwitegereza mukaba mubura kandi abizi ko mbaziho ubuhanga n'ubushishozi mu bintu. Umuntu uvuga ko avuye mu Mana, ari umukozi w'Imana, asengera abantu, avuga ubutumwa, umuntu akanwa k'umukozi w'Imana kavamo amagambo ameze kuriya, tujye tugira gushishoza, tujye tugira amakenga. Abantu basigaye barishisha umunwa, basigaye barigiza abateka mitwe, mbese abantu basigaye bakora ibidakorwa. Ndagira ngo mbabwire bantu babesheshwa gusengerwa, ugasangura mu muhanda umuntu akubwiye ngo arashaka kugusengera, ngo arashaka kubwira ivuga butumwa, ngo arashaka kubwira ijambo ry'Imana, agutekera imitwe mu bintu bidafite hepfo na ruguru, bidafite shinge na rugero. Muramumurana abo tugiye kuya tubabazanira mu byitegereze nyine murebe babandi muvuga ngo barakijijwe, bamwe muhura mu mihanda, iyo bageze mu bikariyo, iyo bageze ahandi batabareba ngo babashakemo indonke. Niyo mpamvu tuba twababazaniye kugira ngo murebe ibintu bigira, murebe amagambo abavamo, murebe amagambo abavamo burya bameze. Niyo mpamvu tuba twabatigise tukabazara kugira ngo murebe iyo batari ruhande rwanyu babigiraho beza, babigira ko bakijijwe. Mureba amabara baba barimo bakora. Nimva nimucane ku maso ntakagira abantu babatuburira na gatoya. Imana isanga undi, Imana yasanga undi kamugutumaho, nawe ubwawe yakwisangira. Kuko Imana yakuremye ikaguha umunwa wo kuvuga, ikaguha amaso yo kubona, ntago yananirwa kukwiyereka, kuko yo irareba kuturenza. Ntazagira umuntu uzi kubekesha ngo Imana yambwiye ngo agize gute. Bariya ni umwe muri babandi bigira abakozi b'Imana bagenda batekera abanyarwanda imitwe, bavuga ngo barakijijwe, ntagakizwa habe namba. Niyo mpamvu tuba twabazanye mu bikari kugira ngo tubabereke iyo batari kubishushanyaho ibintu baba bari kwikora. Mujye mugira amakenga, mbese mujye mugira amakenga ntamva. Nk'uyu yari umutinganyi,
ava mu butinganya aza guteka ubutinganya abona ntacyo bumumariye abona ntaho bumukuye abona ntaho bumugejeje abona nta kintu ari kubukuramo abona guteka imitwe y'ubutinganyi wapi abona ntibikunze abona nta kintu uri kumumarira aravuga ati none ngiye gufata umwanzuro wo guteka imitwe yo kubwiriza abantu yo kubabwira mbese kubabwira ko nakijijwe yo kujya mbasengera ibyo byose murabibona ko nta mukozi w'Imana nta mwana w'Imana ujya mu bakobanyi nta mwana w'Imana uvuga amagambo y'urukozasoni nta muntu wamenye Imana nta muntu wamenye Yesu nk'umwami n'umukiza ngo abashe gukora ibintu nka biriya ubwo rero niyo mpamvu mugomba kujya musenga ahubwo mugatokesha mugakuzaho imyuka mibi yatwibasiye babandi badushakamo indonye batari gushaka gukoresha amaboko batari gukoresha mu mutwe ngo bakoreshe ubwenge bwabo bagira icyo bigezaho ahubwo ari ugutubura uyu munsi niyo mpamvu nagira ngo mbazanire kiriya kigoryi Kayusi wamutinganya uruharwa ubabwira ko yakijijwe nagira ngo niyo mpamvu namubazaniye kugira ngo mbereke iyo atari kubatekera imitwe ari mu gikari kugira ngo mbereke ibintu aba ari kwigira kugira ngo mbereke ibintu aba ari kwikora amagambo amuvamo mbese ni muri uru rwego nabikozemo ndabakunda ni kuri wa mukobwa wanyu wa Miss ngiye kujya mbatamo show fresh umva kimwe kuri kimwe kandi ku gihe rwose ibyishimo nubwo hari akantu nyankunda kuvuga ngo ibyishimo birahenda okay ako kantu niko ngiye kubakorera kurya ibyishimo bitazajya bibahenda cyane mbasetse mbashimishe mbazanire ntago nzajya nkumeza kuzana ibigoryi gusa nzanzana n'abandi bantu okay ubwo kubakunzi banje ejo nenze kubwenge butarutana ariko ubwenge burarutara kuko narabibonye ejo abarezi barankinishije bantu twaba tuziranye ukabona sinkomeza kugosi nkiguhamagara cyese nyikwandikira cyangwa se ntukibona status zanjye cyangwa se ntukibona WhatsApp telefone yanjye igendanwa barayitwaye ubu naraswapishije agasimu kadi nabaye nkacumbikishije ahantu ubwo rero ku muntu waba ufite nimero yanjye nukuri mwakomeza mukajya mumpamagara kugira ngo mbashe kubona nimero zanyu ubwo rero murakoze turabakunda amahoro y'Imana abane namwe ibyo muzakora byose muri uyu mwaka 2025 bizababere byiza nukuri muzahahe muronke mbifurije umugisha kandi nanjye mwifuriza ibindi naho utaca cyane